Yes, reka twongere tubifurize igicamunsi cyiza nk'uko bisanzwe nshuti bakunze Jeune Official aho mutwumva mwerereye amahoro y'Imana rwose akomeze kubana namwe. Turabasuje cyane ndetse kandi rwose tubahaye ikaze muri aya makuru yo muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa kane. Twero turi tariki 8 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024 nk'ibisanzwe tukatugarutse muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane umwanya tubagezo update. Birumvikana ni update bikomeje kugaruka cyangwa se kugenda bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Hanyuma rero turaza kuganira byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi ko iyo tugeze mu mwanya wa update ibintu biba ari ibindi bindi. Niyo mpamvu tukubwira tuti tugiye kubagezo amakuru agezwe ndetse akomeye cyane agiye atandukanye. Turaza kugaruka hano muri Sake, turaza kubabwira ko muri Sake ibintu byamaze kuba bihindura isura. Magingo na n'ubu rwose muri iki gitondo sharing zabyutse zirimo ziravuza ubuhuha. Imirwano irasa no yamaze kwimukira hano muri teritwari ya Masisi. Hanyuma kandi turaza kongera kugaruka n'ubundi mu bikomeje kubera ahangaha muri za Rucuro. Tuze kubabwira uduce twose tugize Rucuro M23 yamaze gufata cyangwa se yamaze kwigarurira, irimo irakontorora. Ese muri Masisi utwo imaje guze gufata n'utuhe, ese muri Nyiragongo utwo imaze gufata n'utuhe, byose ro turaza kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kabo. Ubu tuvugana abayobozi abasirikare bakuru ba MONUSCO bicaye Kinshasa bakaba bitabiriye inama. Iyi nama bitabiriye yavuze iki cyangwa se irimo kwigurwamo ibiki? Ibi nabyo turaza kwibagezaho gatanu kuri kagenzi kabo. Hanyuma kandi FARDC yakoze reinforcement yarifosinze ku rwego rwo hejuru. Ese natuye duce irimo kurifosingamo ni hano muri zinkengero za Sake. Ibi byose turaza kugenda tubikugezaho. Ikindi turibuze kubagezaho n'ubundi birumvikana, turaza kwinjira mu butasi bwa FARDC tubabwire kiki kiganyi ese bimeze bite. Muri studio rero umutangazaji nawe arahari, Captain Sina Makosa muhungu wa Nyamitabo. Rero neza makuru yawe meze neza fighter. Nicyo wateguye wowe sasa rero tubwire. Turahera muri Beni UPDF n'igisirikare cya Uganda cyamaze gufata abahungu rwose bahariya muri Kongo bijanditse hamwe na ADF naru. Abangaba se bafatiye he cyangwa se ubu bari hehe? Ibi turaza kubikurikirana tureba aho bari. FARDC bombori rwose yagezemo. Hari abasirikare ngo bamaze gufatwa nyuma gukekwa ko bahabwa amafaranga no bita Joseph Kabila. Ese amafaranga yabahaga nayiki? Ibi nabyo turaza kubirebaho. Masisi ibintu byahinduye isura. M23 yamaze guhindura umuvuno yahinduye n'uwuhe nawo turaza kureba. Turasimbukira muri leta ya Kinshasa. Bamaze ngo kuvuga yuko nta muturage mu Kongomani uri ku butaka bwo M23 yamaze kubohoza. Ese biba bivugiye iki? Iyi ni ingingo turaza gusesengura. Turasimbukira Bweremana baba FDLR bari bamaze iminsi muri Minova batangiye gukorwamo. Ese bakozwemo nabande? Ibi nabyo turaza kubireba. Amakuru yo ni menshi cyane rwose, tuvuze imfunyapfunya amasaha yari ndarangira. Update ni nyinshi cyane. Ahubwo icyo tugiye gukora tugiye gucunguza uburyo umwete dukwite tubangura twihuta kugira ngo iminota itaza kutujyana. Aya makuru yose tutarayavuga. Sina Makosa iminota cyangwa se amasegonda 30 ubundi tugahita tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Ubwo rero abantu mwese mwe mukanda kuri subscribe, abantu mutarayikandaho, abamaze kwikandaho mukande kuri like ndetse na share, ubundi natwe tuze tubigerezo amakuru ndetse rwose mu buryo burambuye mu masegonda make cyane.
Yes, turagarutse rero mu makuru mu buryo burambuye. Ubwo nizere ko mwese mwamaze gukanda kuri subscribe rwose ibintu bimeze neza cyane. Reka duhite tuzamukira muri iyi nkuru. Ni inkuru irimo kuvuga rwose ko itugezeho mu kanya gato cyane. Iyi nkuru ikaba irimo kwemeza ko mu by'ukuri Sadeke sina makosa ngo baraza kongera kuri fosinga. Hari abandi basirikare ba Sadeke bagiye kuza hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bagiye kuza rero basanga abandi donc nukongeramo abasirikare cyo bita kuri fosinga, nukongera imbaraga. Ibiro bikaba bigaragaza yuko rwose mu minsi iri imbere urugamba rugiye kuba urugamba rukomeye cyane. Sinzi impamvu bari fosinze, nyamara bari fosinze n'ubundi ntacyo ubona barimo bari kuramira, kuko M23 ikomeje kugenda ibakenageza. Yes, M23 ikomeje kugenda ibakenagiza ifata ibice bigiye bitandukanye. Bakaba bavuga ati wenda byashoboka yuko ari umubare mu cyangwa se ari imbaraga nke, ariko twareba imbaraga FARDC ifite tugasanga atari ikibazo cy'imbaraga, ahubwo ari ikibazo cy'imirwanire. Turi kureba yuko M23 ahiri kurwana hose iri kubiri ku rwego rwo hejuru. Tugasanga rero gutsindwa kwa FARDC atari ubuke bwabo cyangwa se kubura ibikoresho kwabo, ahubwo ari navuga ari ukuba badafite icyo barahanira kurusha uko M23 iri kurwana ivuga ngo turarwana gupfa cyangwa gukira kugira ngo tubone ibyo tugambiriye. Ukabona ko rero harimo icyo twakwita kuregeza mu rurimi mu mvugo za gisirikare, harimo kuregeza ku ruhande rwa FARDC ndetse na Wazalendo, bitandukanye na M23 iri kurwana ivuga ngo intego zacu ni izi ngizi. Ubwo rero kuvuga ngo bagiye kuzana abandi basadeke, babona yuko wenda ariho igisubizo gishobora kugaragarira, ariko kugiza amaginga fighter n'ubundi nabaje ba mbere ntacyo bigeze bakora. Simpamya rero ko abangaba bagiye kuza ari bagiye gukora ibyo bari basanzwe bahari batigeze bakora. Yes, ubwo reka tubitegereze turebe ese aba basirikare ba Sadeke bari buze kuza n'iki bari buze kongera, ese hari igishya bari buze kuba bazanye. Ibindi byose turaza kugenda tubimenya. Twihutira sina makosa twerekeze muri Minova. Ndagira ngo inkuru tugenda tuzivanga rwose ibintu bihure neza cyane. Ndagira ngo utubwire, wari umaze kutubwira ko aba FDL babarizwa hano muri Minova batangiye gukorwamo. Iyo nkuru iteye ite ubundi twinjizemo, ariyo nkuru tugenda rwose twinjiramo? Yes, iyi nkuru rwose abakunzi bacu nababwiye yuko igihe izi FDL zageraga hari za Kabuye na arababyirinda bavuga ati baturutse ara muri Sud Kivu rwose baraza ngo nabo bagiye gufatanya na FARDC. Ubwo ndavuga n'abarundi ndetse n'aba mercenaires baza hanga bazi yuko bagiye kubohoza uyu muhanda. Bumvaga bwo FDL yaje bakumva ko abarundi bahari, bakumva ko FARDC ihari, yo gashyiraho Wazalendo bakumva ko bireta byoroha, bakumva ko ibintu bireta byoroha, urugamba ruhita rworoha cyane. Bumvaga ko urugamba ruhita ruba umubeya, ruhita rubeyeka ruhinduka umuneke uhiye wahiriye ku rusenge. M23 yari iri hano muri Bweremana hasi ku muhanda. Nababwiye umunsi yahavuye yuko FARDC yazanye ubwato, apana bote ndavuga bya byato yafite moteri, ariko hejuru ari nk'ikintu cy'ikivure kinini babyita ibimashuwa. Ntago ari nk'ibi bimashuwa, ni ubwato bwubatse neza. Ubu bwato na n'ubu buracyaparitse hariya, ariko amakuru mfite nuko isosiyete hashatse kuvuga iri kunegosia M23 nibura ngo itanga amafaranga kugira ngo ubu bwato bwabo bugire ute burekurwe, kuko ni ikiraka batanze muri FARDC. Ikiraka ubwo aho hantu ntago mpumvishe neza. Sinzi n'abantu ne bahumvishe ngo ibyo bihure se n'aba FDL batangiye gukorwa. Nyine kugira ngo mbabwire uburyo M23 yavaga hariya muri Bweremana ikagarukije gufata ubu bwato n'abari baburimo. M23 ntago yongeye kuhaguma tena, yahise yongera kuzamuka n'aba basirikare bose irabajyana. Icyaje kubejore ngo operation yari ihari nuko bamenye ko abasirikare ba FARDC bafungiye aho bita Kiruku, urumva barindiye kubazamura za Mushaki ngo bapakire imodoka babajyane aho bagomba kubajyana, bakurikiranwe bari ahantu hari umutekano wizewe. Ngo ejo bari bagabye igitero harimo FDLR, abarundi, urumva, ndetse na FARDC, ngo bazi yuko bagiye gukubita ahangaha ntuza hano Bweremana, bagakomereza aho bazamuka za Kiruku bakabohoriza imbohe zajyanywe. Urumva operation uburyo bayipanze. Ikintu cyabaye noneho ejo nabye ko isasu ryari meze nabi hariya. Iyo operation barayiteguye, ariko bayitegura M23 yamaze kubimenya byose yamaze imenya umubare uraza, imenya ibikoresho bafite, imenya imbunda z'imisada bafite, imenya barazirashisha baba bahagaze.
iki kintu abandi mwaba bateguye bateguye ngeje ikintu cyabaye M23 yamanutse iva za Kiruku iza hasi ariko ntiyagera mu muhanda ntiyakandagira mu muhanda iba mu nkengero z'umuhanda barakomeza bajya hirya za Bukobati naho bajya ntibamanuka mu muhanda naho baba mu nkengero z'umuhanda. Abangaba ari uburyo bano bateguye operation bamaze kugera hano Bweremana mu gasantere ka Bweremana, bamwe bakomeza umuhanda abandi bari ku muhanda bazamuka mu misozi, bazamuka mbese ari ibyipe bibiri. Abangaba bari bazamutse hejuru mu musozi bumvaga ko bagiye kugira ute, bumvaga ko bagiye gukanga M23, none bakamanuka babaga igitero, none babandi bagiye guca hirya za Bukobati bakazamukira Shasha, akabaro bajya kubohoza iki abangaba bari za Kiruku. Ewa ejo urugamba rwabaye imberenge. Barakuzamukiye urumva, bamaze kuzamuka bakigera hejuru M23 yahise barasa abo bari bazamutse bataye umuhanda, baretse umuhanda bazamuka mu misozi hejuru. Bakimara kubarasa baramanutse babasanga no mu muhanda hasi, noneho aho bari basa naho bari guhungira. Babandi bakomeje za Bukobati ngo bazamukire Shasha, naho basanga Shasha M23 noneho iri mu muhanda yamaze gutambikamo ibiti. Yagukubitiye umuntu kugeza igihe abangaba bari hano muri kuko Bukobati hagati ya Shasha na Bweremana. Ubwo barasa abarundi, harakunda ko hari abarundi ngo barahatikiriye rwose, babuze inzira ibajyana kuko hari inzira nta handi bari bafite isugi ikiyaga. Babonye ko basubira inyuma Bweremana M23 yamaze kwinjira mu muhanda, babandi yabirutseho bahungiye Minovo. Nibabona ko nibakomeza imbere za Shasha M23 irimo, nta yindi nzira bahise binaga mu kiyaga. Byahise biyanaga mu kiyaga. M23 ngejo yagukubitiye umuntu hariya, aba FDL kugeza igihe ubu bamaze kumenyekana baguye muri imirwano 16 baba FDL yonyine Wazarendo maze kubona 23, Bazarendo ko bashize, Abarundi maze kubona 8, Bazarendo ko bashize mwa FRDC hari kubonekamo 22. Ejo urugamba rwarinjyana muntu rwari imbere. Ejo ngo byageze igihe ngo ukajya ubona ngo ibyunzwe cyuye muri kasike ntiware. Ngo niho ngo abaturage bari hariya niho bavuze ngo niho twabona umusirikare yirukanka akagera igihe akumva n'imbunda yayita akenda kuyijugunya, ahubwo akumva ngakagera igihe agakuramo bote akagenda yambaye ibirenge ariko maze kumuremerera. Akabyara byoroshye. Ngo niho babona umusirikare urirukanka, wanavuza n'ikijerekani uri umuturage akagwa hasi akagwa igihumure agahabuka. Turajya urajya kuvuza ikidomoro mu masasu, abavuga ati bananyikanga bakantumura. Drone yangirara yambyenga ibintu ejo byakozwe na M23, ati nge nabirebye, ati yambyeje ukuri, yambye ngo M23 sinayemeraga. Ngo narabumvaga nkumva ari abantu batereye aho nta kigenda, abantu baciriritse. Ngariko narebye ibintu bakoze ejo ibitendo, ndeba n'amasaha babikozemo. Ndavuga ngo bamenya atari n'abasirikare bo muri Afrika ko bya bindi bavugaga. Ngo yabarebaga akagira ngo ahari ntabwo ari abantu, ahubwo ngo menya ari nk'ama vampire. Urabona vampire ntabwo nabari ikintu kiri aho ngaho gikora ibintu bidasanzwe. Abatangaho ntabwo ari abantu ahari, menya bari nk'amagiri. Ngo barasiraga nk'aha ngaha, urumva umuzarendo uri aha ngaha bamukubita uri nko muri metero 500, nyuma y'amasegonda akabona bamugezeho. Ndakuye ngo M23 harango yakoze ikintu bita amasuku. Yakubitaga ngigakubita itabari bari ngo irababye ati nundi munsi nimuzapime. Ko se bari abantu ntibari bagiye go ntibari sinavuga ngo bari biyahuye. Urajya kuboza ngo imbohe mu 23 ifite. Donc abasirikare bari bashaka kujya kubohoza bari bashaka kujya kuboza babandi bafatiye muri bwa bwato. Niyo mpamvu umvije na bwa bwato nabugaruye muri iyi nkuru. Bo bashaka kujya kuboza bari abafatiye muri bwa bwato. Watangiye iby'ubwato sinabyumva neza. Niwumva icyerekezo ndimo. Nawe inkuru yawe rwose kuyibara rwose. Wagombaga guhera aho ngo uti M23 yakubisa iyi coalition
ije kubohoza imbohe zayo M23 yari ifite ubwo ukabona ugatangira operation nkabyumva neza ahubwo buriya womenya tutari turi kumwe kuko inkuru ntayitoto abakunzi bacu nibo barayumva neza naweho menya wari ukureba muri drone ntiwamenya byose bandimo ndagenda nirebera wa muntu we niyo mpamvu nahereye kuri wambazaga ngo mbese wambaje ngo mbese ubu bwato bugarutse gute muri operation nibyo narindimo ndi gusesengura menya utari uri kubyuma ariko bati ni abasirikare uru rugamba rwa rusa nkaho rugiye kubohoza bafashwe na M23 igihe afataga ubu bwato okay irondo rwose urivanguye neza rwose n'abajura ibintu bigenze neza ubwo rero fighter ngo FDR zirango ngo zare ase ko M23 ariko dana hano uzamushaki hari nabo yahafungiye barahari ngiye kuvuga ngo ibajyana harazabunagana ariko hari nabo igireka hariya da hose isige hafite amakasho ndacyo zo kubafungira ubwo fighter ejo urugamba umuvandimwe nkubise operation ngukuntu yagenze ndavuga ngo M23 cyane igisirikare fight burya bajya bavuga ngo nutarya urukwavu agemera ko ruzi gusimbuka nutemera ko ruryoha azagemera ko ruzi kwiruka ujye ugira ibyo wemera niba utemera M23 singiye kukwempoza ngo uyemere urumva buri wese afite amahitamo ye ariko niba utanayemera ujye wemera ibyo ikora yes sina amakosa rero reka duhite dusimbuka twigire kuri iyi inkuru irimo kuvuga ko MONUSCO abasirikare bakuru ba MONUSCO hano mu mujyi wa Goma amakuru arimo arangeraho nuko ngo aba basirikare bamaze kugera Kinshasa icyabajyanye no nta kiri ngo nuko bagiye mu nama ndetse ngo bakaba bagiye kwiga uburyo ki bagiye kurwanamo nabo ngo ikigaragara bagiye gutangira kujya kuri tereno no mu rugamba rero ngo barimo kwiga bikomeye cyane bahuriye nyine n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi ba SADC b'abasirikare n'ubundi abayobozi b'urugamba bose rero bakaba bahuriye Kinshasa icyabajyanye no nta kindi ngo nuko ngo bagiye kwiga tekinike nshya ndetse n'imihindagurikire y'urugamba aba bagabo bagiye guhindagura urugamba nyamara nuza kureba uduce basigaranye biraza gutuma bibaza uti ese ubundi aba bagiye kurwanira ariko n'ubundi tubona mu by'ukuri nta hantu ntato basigaranye nk'ubu munyemerere twihute cyane igihe wenda tukireba n'ibindi manze mbabwire uduce M23 ifite twose hano muri Masisi reka mpere muri Masisi kuko ariho hantu hagiye ubu ngubu tubona urugamba rusa n'urwimukiye manze mbabwire mbageze uduce twose M23 ifite ubwo ku bantu bazi uduce tugizwe na Masisi mureta murumva udusigaye murumva ari duke cyane bagiye kurwaniramo nuvuga ngo ahantu imijyi ndabona bizana ahubwo ibintu by'imijyi gusa iki canga M23 irayifite Mweso irayifite Kirorirwe irahafite Gashuga irahafite Kingi irahafite Kagusa irahafite Mushaki irahafite Marehe irahafite Karuba irahafite Shasha irayifite Kiroshi irahafite Rutobogo irahafite Mirambi irahafite Murambi ni Mirambi banditse Mirambi ni Mirambi ubwo ni Murambi ni Murambi Matanda irahafite Rubaya na Ngungu irahafite Mitumbara irahafite Rushoga irahafite Bihambwe irahafite na Ruhonga irahafite sera makosa urumva tuduce twose ifite ko ndi kumva sabwo bavuze dukeya Nyamitaba se wayumvishe kata Kirumbu se wayumvishe reka da mugani ntibavuze Karongi se wayumvishe reka da ubwo bavuze dukeya cyane bavuze duke ko numva bavuze duke numva bavuze duke Kinigi se wayumvishe Kinigi irimo Kinigi ntayirimo irimo dangi ngiyi se ku mwanya wa 5 ni Kingi wa ni Kinigi ntayirimo ahubwo aho mbona muri Rucuro Kanyenzi ukise wayumvishe reka kwa Erasto se Busumba wahumvishe reka hari ibice byinshi uyu muntu wabikoza ameze rwose
we yabivuze mu buryo yavuze mu wenda ubuce niba se nabwita ngo iki ni ukuvuga ngo ndabona uru rutonde rwakozwe na ruca buriya hari nka gurupe matavuze KMB burungu sawa yumvishe oya ndabona ibi bintu byakozwe na ruca buriya ruca biragaragara ko nawe yashyizemo kubera yahabereye da yavuze duke utundi ntiyatuvuga nk'ubu ngubu ureba hano muri Rubero barakubwira ko bafite Kanyabayonga bakagera ahitwa Miliki bakagera ahitwa ngo ni Ruwofu bakagera ahitwa Kayina burotwa bakagera ahitwa Kirumba naho bita ngo ni Kimaka urumva cyakoze muri Rucuroho iyo ni 100%. kuva ari 100%. yavuze ibyo yabuvuze usomye wakumirwa kuko ndabona ubuce 66 ibice 66 sinzi ko hari ibirenze ibyo byaba birimo hagize nuko nyine nta bindi yabeshyaho ariko urumva nko muri Masisi yavuze hato cyane yavuze rwose hato harase za ntuza wigeze wumva havuga reba wumve muri Rucuro harahitwa Sarambwe Cyanzu Runyoni Kabindi nta mugenga Bunagana Cyengerero Bakaye Rumangabo Matebe Rungira Rukoro niba ari Rukoro Rukoro anga ndahibutse Rukoro narahageze subundi aho mvuze aho nageze muri Rucuro hose nahavuga iyo za Cengero naye hose ahangaha bahita ngo ni Rukoro bahita Burayi ndayizi Burayi wagezeyo ndahazi iyo uri gucano za Rukoro ndabona ari umuhanda umwe uva za Bunagana umanuka za Cengero ukamanuka iyo hepfo nuko ukagera ahantu hitwa ngo ni Kiringa irahafite Cyuruhura irahafite Karimbi irahafite Karambi irahafite Kitagoma irahafite Mutabo irahafite Buvunga irahafite Kiwanja barahafite Kitoboko irahafite Kahunga irahafite Mabenga irahafite Mayamoto irahafite ni ariko suga faye ibyo bice byose ndikora bisoma Vicumbi irahafite kijana kwijana bahafite abazi Rucuro yose nta gace M23 idafite ndabona rwose agace kanyuma banditse ni Nyagakoma kuko ariwe yafashwe nyuma bagiye barandika uduce twa wavuga ukabona ku muntu wenda aho nabihera wenda agaciro ni nka hano batarafata 100% kugira ngo bamenye aho M23 iherereye naho itaragera ariko nk'iyi Rucuro yo 100% irayifite none se nkano muri Nyiragongo ko mbona bafite uduce tugera ku 8 ubundi turenga 8 uretse hari umujyi wa Goma uko ahitwa ngo ni Ruringa irahafite Kingarame irahafite Burambo irahafite Hehu irahafite ahitwa ngo ni Rwibiranda irahafite Tegera irahafite Kabimbi irahafite n'agace bita ngo ni Butobya irahafite wenda kuri iyi teritwari yo icyo twayivugaho ikintu kigize ni Igoma ukumva ibindi bice byose byo nta bice biremereye twavuga ifite usibye umujyi wa Goma urumva aho rero ubwo nayo ariko urumva yuko ubwo burya ahantu wamaze kwinjiramo ibindi bigenda biza gake gake ariko urumva yuko ni teritwari ya Nyiragongo M23 ubwo iyirimo ubwo isaha ku isaha ishobora no kugenda ifata n'utundi duce wenda tugiye tugaragiye umujyi wa Goma ariko ubundi iyi teritwari ya Nyiragongo ikiyigize ni Goma wenda nibura 90% teritwari ya Nyiragongo ni Goma ubwo rero nuko nguko bimeze ubwo rero FARDC na fighter ngo abasirikare bamaze gutabwa mu mvuto bari amafaranga Joseph Kabila ariko nge nkabona ari muri amatiku yo kuba baravuze ngo umwanzi bafite n'umusirikare uvuga ururimi rw'ikinyarwanda uba muri FARDC kuko nabonye n'abashyizwe mu majwi
ni abasirikare bo muri est ndavuga mu burasirazuba bwa Kongo nibo bashyizwe mu majwi cyane bavuga ngo bashobora kuba barariye amafaranga ya Joseph Kabila kugira ngo bazigumure ku buyobozi bwa Antoine Felix Tshisekedi. Ibi rero bikaba bivuze iki? Bikaba bigaragaza yuko ibintu bigiye gufata indi sura. Bigiye gufata indi sura kuko ni ibintu bidafite icyo bita epreve. Preve bura twavuga nk'iki ni ibintu bidafite igihamya. Urumva? Ni abantu baje baravuga ati turebye uburyo mwitwara mu bijyanye n'urugamba no mu bijyanye n'ibyo mukora n'ibyo mwinjiza mu gisirikare tubona ntacyo mutumariye ahubwo mushobora kumufatanyije no bita Joseph Kabila. Dore ko Joseph Kabila nari kuvuga yuko avuga yuko ngashobora kuba ari gufasha M23 ndetse n'u Rwanda. Urumva? None nawe abasirikare ngo niyo madosiye ari kugenda babashyiraho ngo kuba bashobora kuba bakorana na Joseph Kabila kugira ngo nibura ibyo babarega bigira ishingiro. Muri FARDC rero hakaba habayemo bombori dore ko umuntu uri gushyirwa mu majwi cyane no bita General Mugabo ari gushyirwa mu majwi cyane bikomeye no bita Kabundi abagabo bari gushyirwa mu majwi cyane rwose ati mushobora kuba mwaratamye amafaranga y'uriya mugabo mukaba muri kwigiza nkana. Urumva? Ati turi kubareba ntitubakemange. Urumva? Yewe no bita General François nari gushyirwa mu majwi. General François nari gushyirwa mu majwi bikaba bivugwa yuko ngo bashobora kuba barariye amafaranga ya Joseph Kabila ngo bakaba bashobora gukurikiranwa igihe iki cyaha cyabahama bagakatirwa urwa burundu. Urumva? Bivuze iki? Bombori rwose muri FARDC yafashe indi sura. Ko ntuba bitoroshe. Yafashe indi sura ati rwose ibintu baturega ubwo n'abasirikare ti nta shingiro bifite atese turajya kurya amafaranga turayarira hete ko tutanabonana nawe ati ibintu mutubwira ati rwose wenda muturega ibindi atariko ibyo byo nta shingiro bifite. Urumva? Ubwo rebe ni bivugwa hara rwose imbuga nkoranyambaga zara muri Kongo ibinyamakuru byose byahariya biri kwandika ibindi bikavuga ariko muri FARDC fighter nuko umwuka atari mwiza. Umwuka umeze nabi. Umwuka umeze nabi. Icyo navuga nuko M23 igiye kubona imbaraga zidasanzwe. Igiye kubona imbaraga zidasanzwe kuko niwumva ngo umwe muri abasirikare yakatiwe ukumva ngo yakatiwe ibyo byonyine uzamenye ko muri Kongo kabaye kazaba kabaye kuko gufata umusirikare w'igihugu uri kuri rwa rwego ntufata umwe ugafata 2 3 4 tena noneho baturuka mu ntara imwe ibintu gisegeti bishobora kuzamubiza icyuya. Gisegeti bishobora kuzamubiza icyuya bitewe nuko imyanzuro yo kugenda afata iri kuba ari imyanzuro navuga ngidahwitse ku ruhande rwanjye kuko niba uzi ko abasirikare aribo bagize igihugu aribo bagifashe 100% hanyuma ugatangira kubacamwe ibice ntabwo ibintu byaguhira. Ubwo reka dutegereze turebe yuko abantu bakomeje gushyirwa mu majwi niba hari icyo nibura bari bubakorere cyangwa se nimba ari ukubaba ariko simpamya yuko ari iterabwoba bari kubashyiraho kuko ibyo leta burya iri kwanzura aba ari ibintu bikomeye abantu bashobora kugira ute bashobora kwitondera ntibabe babihubukira. Gure fighter muri FARDC umuriro ukomeje kwaka. Umuriro watse. Umuriro ukomeje kwaka ariko ngo bavuze yuko nta muturage wa Kongo uri ku butaka M23 yigaruriye. Aya ni amagambo yatangajwe akomeje kugenda atangazwa hanini n'ibinyamakuru bikorera hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo sira makosa. Aho ibi binyamakuru biri kuvuga rwose ko ngo M23 ngo ahantu hose yafashe ngo nta baturage b'abakongomani bahari ngo bose barahunze ngo ahubwo ngo abahibereye n'abanyarwanda n'abanyarwanda n'aba M23. Ibi ngibi ngo biri gutangazwa ngo kugira ngo leta ya Kinshasa nigira ikikora ngo batazavuga ngo hari umuturage ngo yahungabanyije wo muri Kongo. Ibi nabivuze aya magambo abakongomani baze kuyitondera. Ni nyuma yuko amakuru turi kwakira muri iminsi ishize hari impunzi nyinshi zambutse
ziri gusubira navuga mu byazo ziri gusubira mu buzima busanzwe hariya iwabo muri Kongo, ariko leta ya Kinshasa yo yanze kwemera yuko ari abakongomani bari gutahuka, ahubwo ngo ko ari abanyarwanda bari kugenda bakajya ku butaka bw'abakongomani ndetse ngo bakajya no mu mazu yabo. Iryo jwi ntaribumvishije, ijwi rwose mwararyumvishe abo dukomeje kugenda tubana umunsi ku munsi. Rero bikaba bivuga yuko ngo leta ya Kinshasa ngo yavuze yuko mu bintu izakora nta mukongomani ushobora kuzagwa aho M23 iyoboye, ngo dore ko nta mukongomani uhari. Ngo abakongomani bose ngo bari muri Masisi, bo muri Masisi ndetse na Rucuru aho M23 yigaruriye, ngo bose bavuyeyo ngo bari mu nkambi za hano muri Goma, ngo abandi bari za Minova, ngo nta muturage n'umwe uriyo, ngo usibye abanyarwanda bagiye kwigaruriza biriya bice, ngo ndetse n'abasirikare ba M23. Ngo rero tukaba tuvuze yuko niba hari n'umusirikare, niba hari n'umuturage ukiri w'umukongomani, ngo agomba kuvayo, ngo kugira ngo leta nigira ikijya gukora hatazagira umukongomani uramuka ahahuriye n'ibibazo. Tukibaza fayita ni iki warakora, ibintu byanteye ubwoba. Ngo bavuze ngo niba hari umuturage w'umukongomani uri mu bice M23 iyoboye avemo, ngo aze muri Goma abandi bari, ngo natavamo ngo azafatwa nk'umwanzi, ngo ntashobora kuzahwana nabo. Ibintu biremereye, ntabwo byoroshye, ibintu biremereye. Ntibaba bagiye gukomeza none kongera gushenga mu baturage nk'uko babikoraga za Kirorerwa. Oya, nicyo kintu kigiye gukurikiraho kandi banabitangiye hano muri za Sake. Ye baba we. Ntabwo byoroshye. Ariko faye bora aya magambo ukizemo ubusesenguzi bwawe, ugiye kumbwira ngo leta ya Kinshasa igeze igihe ivuga ngo aho M23 yoboye nta mukongomani uhari? Ibintu bibaho ubundi? Ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho rwose. Ubwo rofite icyo bivuze ni iki? M23 ni iry'Irimenge, ni ikenyeri shikame, ni ikenyeri shikame bya za BM21 zigiye kongera kujya zipfa gutera ibisasa aho zibonye. Ekizemanuka izi kuzinekaneka ikazifata. Ariko nge mbona kuzifata neza nuko Iminova na Goma byavamo. Ubwo nabo barabizi, bafite uko bari kubitegura. Kuko kumbwira ngo urabinekane kuri mu nkengero za Sake, ubinekane kuri za Muremure, ubinekane kuri za Kiruku, nta cyabuza FRDC kuba yabishyira ara muri Goma ikabyohereza mu misozi za, ubwo ndavuga za Karuba, za Mushaki, za Matanda byagiye bigwayo, za Bunyori byaguyeyo, za Kadirishya byicaga abaturage, za yewe na za Kirorerwa, yewe na Kagusa byageragayo. Hari n'ibyisha abantu za Rumeneti. Ubwo rero akambere kagiye kuba kashobora kuba kagiye kugaruka. Ubwo rero 23 sinzi ngo kuri ingingo iraza kubyitwara mwite. Kuko ibi bintu dore nimba mushobora kugira abaturage ngo nibatahe ngo murabarindira umutekano, baramutse bahuye n'uruva gusenya hakagira ngo ibi bombe bihitana, nanone babona yuko mwabarohetse. Siko bimeze fayi? Babona yuko babarohetse, kabiyateze ko mwatubye yuko ibintu ari sawa, none ibi bisasi bite byabyo birasa rwose ngo mu bifatira imyanzuro mu maguru mashya. Kuko ibintu ndabona byahinduye isura Gisegeti rwose. Nibyo wenda reka nze mvuga iki kintu, kuba bari abaturage bagihari isuko Gisegeti bafite imbabazi, sibyo? Ariko nimbageze igihe noneho leta isohora iritangaza kavuga ngo nta muturage wa Kongo uri ku butaka M23 yoboye. Bivuze iki? Harari navuga ko ari nko kwiyanzuza, urumva? Bari nko kwiyanzuza mu mahanga kugira ngo babereke yuko nta muturage mukongomani uri hariya usibye mu Ventura n'abambari bayo, urumva? Kugira batangire kuharasa, batavuga ngo baresha abaturage, kugira ngo bavuga ngo baresha umuturage, bavuge ngo n'abanyarwanda bagiye ko ntago ari abakongomani. Uva iki kintu M23 rero ni ibikurikiranire mu maguru mashya, kuko ibintu ntago biraza kwiyoroshya, pe, ntabwo biri buze koroha. Uwitwa Jules Paruku rero sina makosa, n'uwitwa ngo ni Mbosa Nyamwisi, abagabo ngo bahimbye icyambu iyo ruguru ahitwa za Beni,
ngo bakoze nabo icyama cya ADF nacyo ngo kiri kwica abantu kandi ngo ni abakongomani nabo bigize nk'aba ADF ni ukuri ngo bari guheragura abantu barabamaze ariko bakaba bamaze kubimenya M23 yamaze kubimenya ntabwo tukivuga ngo leta yamaze kubimenya leta se yaheye niyo 23 yamaze kubimenya uvuze ibyo ngibyo unyinjiza muri inkuru yo muri Beni UPDF nayo ngo amaze gufata abasore bagera muri 25 b'abakongomani bigize ADF naro abakongomani buriya nk'iki kintu ndakibaza nk'uyu mukongomani iyo yijanditse muri ibikorwa by'ubugizi bwa nabi wasanga arabambosanya mwisi wasanga ari bafashe ubwo ngo UPDF ngo bafashe abasore bagera muri 25 ngo bakorana na ADF naro ngo nabo bakoraga ibikorwa byo kwica abaturage kora babica banabakuramo n'amafaranga hari se gusa sefayi koko umuntu nimba wenda ugiye kumwambura ko wamwambura ukagenda kugeza igihe uramwambura n'ubuzima hari ikintu twabonye bajya babajyana n'abana barabajyana n'abagore bakabajyana n'abagabo uwo bahuye nawe wese barajyana uzi ko hari abana mperutse kubona video umwana ngo baramufashe bica se na nyina we baramutwara urumva bari baramugize maneko urumva uyu mwana yari uw'imyaka 12 ngo uyu mwana nuwagendaga akajya kunekaho ibitaro biri urumva akareba niba nta basirikare bahari none agasubira akajya kubabwira ukuntu gahunda zifashe bo bakagaruka baje kwiba imiti ngaba abana babakoresha mu buryo bwa za maneko rero kumva yuko UPDF nayo rwose ari za Beni yewe na za Ituri niyo kumva niba abakongomani nabo basigaye bashyiraho icyama cyo kwica abakongomani bagenzi babo faye ibintu rwose bigezeho ndabaga bya Kongo byabaye akasa mutwe twavugaga ngo intambara ishobora kuba igiye ngo gushyirwaho akadomo ariko ndabona ahubwo ariho rugiye kwambikana ndakurahiye niho rugiye kwambikana niho rugeze mu mahina uzi ko ndi kureba ibintu bigiye kubera hari imbere nkabona bishobora kuba biremeye kurusha ibyabaye bivuze ko byoroshye wa muntu we icyo nkubwije ukuri ni uko ariko aba bavandimwe ba UPDF bafashe abagizi ba nabi babaga muri ADF naru bakaba babashyikirije FARDC babashyikiriza M23 nuko iri kure yabo gufata aba ADF naru ukabashyikiriza FARDC si nko kubashingira ni nko kubatabara si nko kubatabara ubundi bakagombye kubahereza M23 kuko niyo unarebye muri usanga ahubwo nk'aba ngaba bamaze gufata bagera muri FARDC ugasanga babagize abasirikare kandi yari amabanda ari aho ngaho atereye nta kintu bafashe umuturage urumva iki kintu ubwo rero sinzi ngo 23 nayo rwose burizajya kugera hara muri Beni aho muri Beni baragowe bazajya kugera muri Beni aho muri Beni rwose batagicira ngagwe kuko ibintu biri kubera hariya ntabwo bisanzwe tuve hara muri Beni twigire Masisi reka twigire Masisi reka twigire muri Masisi M23 ngo ahinduye umuvuno yahinduye umuvuno pe iri kwitwara iterero sasa yahinduye umuvuno M23 nyuma yuko ngo hari ubuciri kugeramo kasanga bakaba bati hari wazarendo baguguye urumva yageramo bakabashaka bakababura urumva nyamara ngo ugasanga abazarendo babaye abaturage imbunda bazibitse bamaze kuzishyira mu bubiko bazishyize mu bubiko M23 ikicara aho ngaho izingo rwose wazarendo baranyanyagiye nyamara bicaye ngo ngubu urumva umuvuno wa M23 rero bamaze guhindura nuko ngo ahantu izajya ijya kugaba ibitero nubwo tuvuga ko muri Masisi harimo imbaraga nkeya za wazarendo ndetse na FARDC nuko ibyo twita ko ari imbaraga nkeya ngo ni twebwe tubivuga nk'abasivile ariko ngo M23 ntabyibona by'imbaraga nke ngo za wazarendo ntavuga ati mu byo rimwe bw'impamvu mu bivuga ko bamwicaye kuri mikoro mukivugira ibyo mwishakiye atari ko imbaraga zirahari
ati natwe tugiye guhindura umuvuno kugira ngo abazarendo tubahigishe uruhindu. Uyu muvuno rero bagiye guhindura fayita ngo ni uwuhe? Urumva? Bagiye kujya bafata abasirikare, nibura bafate nk'abasirikare muri M23 baturutse Nyamitabo, babajyana Nyamitabo. Bafata abasirikare baturutse Gahanga bari muri M23 babajyane Gahanga. Bafata abasirikare bo muri M23 bavukiye Gahira babanaga Gahira. Bafata abasirikare bazi Masisi zone neza bayizi, mbese bari mu maraso, bashobora no guhuma bakagenda basinzira bakakubwira ngo ahangeze ni Gasheberi, ahangeze ni Masisi, ahangeze ni Rwashi, ahangeze ni Nyabyondo, babajyaneyo. Apana kujyana umuntu wavukiye hano za Jomba muri Rucuro ukajya kumubwira ngo arwanire Masisi. Ngo iyi system bayihinduye, bamaze guhindura urugamba. Ibintu ngo batangiye kubona ni wa mwana wavukiye mu gace bagiye kujya babona ari guhiga babazarendo bigize akarakage ukarabazi. Urumva? Ngaba umwana wahavukiye aba afite inshuti ndetse n'imiryango bimworohera kwiyadabuta aho ngaho, ndetse bakamuhereza amakuru kurusha uko bayahereza aho batazi. Iki kintu M23 bayateguye byo rwose. Aka kantu nge gikuri ingofero burufashe nk'iyi Gahanga, si Gahanga ufata umuntu wavukiye za Gicanga kabujya ngo jya kurwanira Gahanga, ntabwo yamenya inzira aranyuramo kugira ngo agere za Miyanja. Urumva? Ariko zana umuntu wahavukiye inujya no munsi naragusangamo, nugiye hirya mu myumba ataramenya ngo hari ikiraro, kira kiraro kijya cyangwa bazarendo kwa runaka arabasangayo. M23 yisize insenda. Iki kintu rero imaze iminsi igihe nababwiraga ngo ari gutegura ibintu bishya. Iki kintu mwenyewe ubita Ngaruye Bodwe ngo nibyo yarari gukora, burya nibyo yarari gukora. Ngari kujya afata abasirikare baturuka mu gace kamwe akababya ati mission mbahaye ni ukujyari, ariko nkazumva ko nta muzanendo n'umwe ukirimo. Ese muzabamenya ati fandi ibyo biturekere twebwe twarabanye twasangiye nabo. Urumva iki kintu? Ikintu rero ngo bari gutegura ni icyo ngicyo, ndetse ngo gishobora gutuma n'urugamba rworoshye kurusha ibindi byose. Ntabwo byoroshye. Umwana wavukiye Busihe, mwaziriya nsina za Busihe baramujyanayo, bamubwira ati ngaho genda ubahige mwaziriya nsina, niwe uzi aho bihisha, niwe uzi ukuntu baryama ku mwegege barushoga aho bajya basasura hazi. Urumva? Uko ibigunira basasura bizi, niwe ushobora kujya kubahiga ukababona. Wavukiye Butenderi barakunagayo, ujye kubahiga mwabiriya bitsina niwe uhazi. Ntibabonye ko na hariya za Nyagakoma bagezeyo abahavuka akaba aribo bakirwa n'abaturage, bakaba aribo babanza ku. Urakoze cyane. Iki kintu rero 23 cyateguye ngo ni ikintu gishobora gutuma iyi Masisi bayifata mu gihe gitoya kurusha uko bayirwaniragamo. Ugasanga ariho nk'uwavukiye Sud Kivu, urumva? Ugasanga ni nk'umunyakarehe yagera mwabiriya bice akibura neza pe. Ugasanga barabazarendo kugenda bakatana mu makoni bamanuka munsi n'ababirinduka bambuka imigezi, ugasanga kugira ngo amenye icyerekezo abahigiramo arabiyobewe. Urumva? Ariko ngo M23 iki kintu yagitekereje isanga ariyo solution yo kugira ute, yo gucayura irondo n'abajura. Ibi rero bikaba byagezweho nyuma y'uko Muheto rwahinanye. Muheto bamanuye abana bavuka ari Muheto, bamanuye abana bavuka ari Mwumba, bamanuye abana bavuka ari za Gatyazo, bamanuye mbese ngo bamanuye abana bahariya. Baravuga ati ngaho ni mugende. Amakuru mfite iyi Gasheberi urumva, nuko bateguye abasirikare bavuka ari Gasheberi, abandi bavuka Rurambo, abandi bavuka Buguri, abandi bavuka Gatare, aribo bagiye gushyira hari mwabira bice bya za Gatare, abari bahasanzwe bakahava. Urumva? Bakaba byati hano ni hehe? Hapa ni nyumbani. Jere Murumbo se endelea. Jere Murumbo yongeye kwegera abasirikare biwe yabashyize ku kose. Jere Murumba
akongera kubibutsa nyine. Jules Mulumbo, msemaji wa Wazalendo, ajitokeza baada ya vita. Anajitokeza baada ya vita kuweza kujenga kampi ya kijeshi katika shule wala hospitali au kanisani. Vile vitu ni vitu ya kuheshimia kama vile komanda ameweza kuwazungumzia. Lakini pia una mainstallation za Nations Unies, yaani makampi za MONUSCO na za vile vitu vingine ambavyo vinatumika na UN na Umoja wa Mataifa kama vile ICR na vingine, havipashi kuvamiwa, inabidi kuviheshimia. Na hiyo tumeweza kuwafunza wa VDP wote mahali pote walipo, sababu hizi organization ambazo zinaleta hizi masemina zimeweza kuwatembelea wengi, na tunahakikisha kwamba nyinyi mmeshika hiyo. Ni hivyo mmeshika? Asante sana. Wengine ambao nitaongeza ni kwamba wakati wote tunaopigana vita, unapokutana maiti umekusha kumuua adui wako, sio kwamba uanze kumutoboa visu wala uanze kumchezea juu wala uanze kufanya, hapana, sio vizuri. Inabidi kuheshimu mvumva ibintu bintu ari kubigisha. Ntabwo ari byiza ko kwanga wishenga umwanzi ngo warangiza ukajya gushinyagurira umurambo we. Ya Jules Mulumba. Twikomereze fighter dusobeze kuri inkuru y'abarundi. Bapakiye mu modoka ari kuzanwa Minova. Na mamodoka agera kuri Kamazi zigera kuri 5 nk'abarundi bari kuva Bukavu baza muri Minova. Bazamuka Babarundi birirwaga bari kwivuruguta hariya muri za Bukavu, birira amasambaza n'indagara n'imikeke. Babamanuye bavuze ati mukavuna umuheto mu monoke mujye ku rugamba. Ti hano Bukavu nta rugamba muri kurwana, ni mu manuke ariko harimo abasigaye mutagira ngo bose baje, kuko bose baramutse baje bagira ngo babona naho bashyirara. Ngakaba ari imodoka zigera muri 5 zapakiye imbonera kure ziva hariya muri Bukavu zikaba ziri kwerekeza hano muri Minova. Rwose drone yanjye iri hariya mwabira bice bya za Minova ikambye ati rwose baje ari benshi rwose n'intwaro bikwije, bivuga yuko bagiye kurwanya M23 ndetse bifashishije bafasha n'abasirikare bari basanzwe muri iyi Minova. Ni nyuma yuko iyi Minova nayo iri gushyirwamo abasirikare benshi cyane, kuko FARDC iri kuvuga ngo Minova iramutse ifashwe noneho Goma yaba imaze kujya mu kangaratete, ariko niyo yayo ibinika yo ikomeje gushyuha. Ibinika ikomeje gushyuha. Uwo bita Peter Kirimwami Nkuba ngari kurara ari gusenga avuga ati Mana koko wadutabara ukadukiza M23. Nayo 23 negasenga vuga ngo ariko se Mana wadufashije urumva ukadukiza ukadukiza ababisha. Ubwo rero sinzi ngo Imana iraza kumva nde, kuko bose ngo bari kwambaza za kera n'iza bugufi urumva. Ubwo rero iyi Minova na fighter ikaba yasizwamo n'ibibunda biremereye cyane. Dore makuru ko mfite, dore ko hari n'ibifaru ngo biri kuva ibukavu biri kuzanwa ahangaha muri Minova kugira ngo nabyo bikomeze kugenda biri gusheringa muri ibice bya za Kiruku ndetse na za Karuba muri rusange. Urumva ko na Minova nayo ikomeze gushyirwamo imbaraga zidasanzwe kugira ngo barebe yuko bakomeza kuyibungabunga, kuko urabona ni baramutse bayitakaje byaba bikomeje kuba bibi ku ruhande rwa FARDC. Ubwo sinzi ngo FARDC iraza gukora iki kugira ngo M23 niramukigabye ibitereze kwihagararaho, dore ko M23 bayiturije ariko ihagurutse ibihagurutse fighter yahagurutse ibihagurutse. Ubwo rekanze tubitege amaso ubundi turebe ngo niki kiribuze gukorwa, ariko kugira ngo ubyumve yuko ibintu bikomeje kugenda bizamba nuko yaba ku ruhande rwa M23 yaba ku ruhande rwa FARDC bose baryamiye amajanja, bose bari gucungana, umwe ahumbya undi amutambikana. Ndabona amasaha ari kugenda fayi, sinzi bari inkuru sigaje cyangwa niba twasoza. Turagaruka nimugoroba muri live tuganira n'ibindi bitandukanye. Reka ubwo dushimire cyane abantu babanye natwe. Ubwo andi makuru ni mu masaha nimugoroba ku isaha 2. Abakoze cyane sinema kosa. Abakoze cyane fighter. Asante sana. Ubwo tuze gusubira. Imana ikomeze kubarinda kandi ibane namwe. Ciao.